Celine arabyuka aba agiye ku kazi, amara kwitegura rero maze yagera muri salo akareba amafagitire yose aba ari hano ku meza, arayitegereza imwe ku yindi y'ibintu aba agomba kwishyura, nyamara aba abona rwose nta mafaranga afite. Uyu mukobwa rero yarakoraga cyane ariko mu by'ukuri ntabone amafaranga rwose yabasha kumutunga no gukora ibyo akeneye byose. Mu gitondo yabyukaga ajya gukora muri kantine, naho rero nijoro akarara nyine ari gukoropa amabiro y'abakire. Gusa amafaranga yose yakuragamo ntabwo yabaga ahagije, dore ko nyine yanabanaga na murumuna we nta babyeyi bagira. Uyu mukobwa rero akiri kwitegereza aya mafagitire ahita atangira no kwitegereza nyine ku muryango ku rugi rwe, urugi rwose rwari rushaje n'amadirishya yari ashaje ku buryo wabonaga n'imiyaga ubwabyo iramutse ihushye ibi byose rwose byahita bisenyuka. Nyamara yahoraga yiteguye rwose umuntu uri gukomanga ku muryango, dore ko nyine abahesha b'inkiko bari bari hafi rwose kuzaza kubazanira impapuro nyine zibabwira ko bagomba kuva hano hantu, kubera ko abakire bari barahaguze, bifuzaga rero kuhasenya hose maze bakahubaka hoteli z'icyitegererezo. Uyu mukobwa rero aba ari kubitekerezaho maze akibagirwa ko yari agiye kujya ku kazi. Aba yumva nyine arakaye, afite umushiha w'ukuntu abakire aribo bafata ibyemezo by'uko abantu bagomba kwimuka ahantu, nyamara ntaho kujya bafite. Ku rundi ruhande rero Didier ni umusore wavukiye mu mafaranga ndetse rwose anayakuriramo. Iwabo rero baba baramubwiye ko rwose agomba kuzagura bizinesi zabo maze akazigeza kure. Abahagaze rero mu idirishya ari kureba urubura ruba rwuzuye hasi, aba ari kwitekerezaho atari ko se ubundi kubera iki rwose iwacu bampaye uyu murage wo kwagura izi bizinesi zabo, nyamara ntabyo nari nabasabye. Sinjya nibaza impamvu ntajya mba uwo ndi we, buri gihe nyine ngomba gufatwa nka wa musore nyine ukora bizinesi utajya useka, wa musore uhora ari siriyasi, mbese wa musore uvuga ijambo ntihagire umuvuguruza. Nyamara si ubu buzima mba numva nifuza kubamo, mba nifuza kuba mu buzima buciriritse, ariko sinibaza impamvu ababyeyi banjye batabyumva, ahubwo bakantegeka yuko ngomba nyine gutera ikirenge mu cyabo, ndetse nkaba ari njye mbafasha gukomeza gukuza nyine bizinesi zacu. Didier kandi aba agomba kuza nyine mu mujyi yari yarakuriyemo. Uyu mujyi rero aba agiye kuzamo ni nawo Celine atuyemo. Didier rero aba yaravuye hano akiri umwana muto rwose ku buryo ataba anahaherutse. Mu kuza rero aza n'imodoka, yasohoye umutwe mu modoka ari kugenda arebareba, aba areba ahantu hose kubera ukuntu nyine aba abona harahindutse. Naho rero Celine we abona ari guta igihe, nyamara rwose ibintu ari gutekereza nta kintu ari bubikoreho. Ahita afata umwanzuro rero w'uko agomba kujya ku kazi nta mpamvu yo kurangara. Gusa nyine ari gusohoka aba ari gutekereza atari ko iriya famiye ndayanga rwose, ariko ntacyo nayikoraho. Iriya famiye ihora iduhemukira, iriya famiye yumva ko abakene nta jambo bagira. Iyi famiye rero yashakaga nyine kuzubaka amahoteli hano, niyo wayivugaga gusa ukavuga izina rya famiye yabo, uwo munsi rwose yirirwaga ameze nabi ndetse yiriranwaga umushiha. Yitegereje rero ahantu amaze gusohoka, arahindukira nyine yongera areba iyi nzu, maze atekereza ko umunsi umwe azagenda ariko ntazongere kuyigarukamo, nyamara aha hantu niho aba yarakuriye. Ababyeyi be baba baritabye Imana baba hano muri iyi karitsiye, ni naho nyine baba bashyinguye. Mu by'ukuri inzibutso ze n'ibindi bintu byose, byaba ubwana bwe, byaba ibintu byose nyine by'amateka kuri we biba muri iyi karitsiye, ariko aba azi neza yuko umunsi umwe bazazana imashini maze igakubura hakamera nk'aho rwose hatigeze guturwa, ubundi bakahubaka ibyo bashaka.
Birumvikana rero rwose uyu munsi Celine yari yabyutse nabi cyane, ni kwa kundi bavuga ngo umuntu yabyukiye ibumoso, nawe niko byari byamugendekeye kubera ko urebye ibitekerezo yari abyukiyemo, yagiye ku kazi rwose afite umusheha mwinshi, atishimye habe na gatoya, ibitekerezo byamurenze. Akigera rero ku kazi bahita bamubwira ko hari abakire nyine bari mu nama hafi aho ngaho muri sale, agomba kuza gushyira ibintu byo kunywa bishyushye, baba abanywa kafe ndetse n'abanywa icyayi. Ari kubitwara rero agenda ari kwitotomba mu nzira ati nanone kandi abakire barongeye barateranye, ubu rwose bari gufata imyanzuro ku ugomba kugenda, ku bagomba gupfa n'abagomba kubaho, mbese nibo badufatira imyanzuro, ntabwo rwose bajya bareka ngo twitekerereze. Sinibaza impamvu baba bumva twagenda maze tugasiga ahantu hacu twakuriye bakatwimura uko bashatse batatugishije inama. Birumvikana nyine nk'uko aba yabyutse nabi n'ubu aba akimeze nabi, ari kugenda rero yambuka umuhanda hahita nyine imodoka, iyi modoka iba irimo Didier ndetse n'abandi bantu baba bari kumwe, dore ko nyine aba yasohoye umutwe ari kugenda areba ibibera hano, kubera ko rwose aba ari karitsiye yavukiyemo ariko akaba amaze imyaka myinshi atayigarukamo. Arabukwa rero uyu mukobwa uba afite agapurato kariho nyine udutekawe twa kofi ndetse n'uturimo icyayi, maze akamwitegereza, aramwitegereza ariko ntagire ijambo na rimwe avuga, ariko agakomeza kumureba cyane nyine akananirwa kumukuraho amaso. Uwo bari bari kumwe rero ahita amubwira ati ariko Didier ko urangaye cyane, naho Didier ahita yigarura nyine maze agahita amubwira ati oya ntabwo ndangaye ahubwo ndananiwe. Mu by'ukuri ariko akomeza nyine guhindukira areba uyu mukobwa kugeza uyu mukobwa arenze nyine aho yari ashyiriye aba bakire ibyo kunywa. Didier rero nawe ku rundi ruhande aba afite nyine inama, baba bamutegereje kugira ngo batange nyine ibitekerezo by'uko iyi karitsiye igomba gusenywa kandi byihuse. Nyamara Didier ntabwo aba abishaka rwose, aba ari kubabwira ati njye siko mbibona, ntabwo nifuza ko twakabaye tuhasenya, ahubwo mbona twakabaye tuhubaka neza nyine tugasana inzu zihari ariko ntituhasenye. Yumvaga arambiwe kuba ariwe kiganira ahantu hose, abantu bose ariwe bavuga, ibinyamakuru ariwe byandika ndetse no ku mateleviziyo ariwe uhoraho bari kumuvugaho. Yumvaga rwose hano hantu akwiriye kubikerereza maze bakaba baretse kuhasenya. Nawe ntabwo yari azi impamvu yumva rwose adakeneye ko iyi karitsiye bayisenya, dore igihe baba barahereye bimura abantu babasenyera. Kuri iyi nshuro aba yumva rwose atishimiye iki gikorwa habe na gato, nubwo nyine umuryango we wakomezaga gushyiramo imbaraga kugira ngo iki gikorwa agikore. Asohoka rero muri sale y'inama ubona rwose atishimye kubera ko aba ari gutekereza ukuntu abantu bose ikintu bashaka ari uko hano hubakwa, nyamara we agikeneye kubikerereza. Kubera rero ukuntu Didier aba yumva akeneye gutekereza, abwira umushoferi we ati igendere rwose nta kibazo, ndagenda n'amaguru. Yifuzaga no gukomeza kureba uru rubura ruba rwuzuye hasi. Atangira kugenda rero yifashe nyine mu mifuka, dore ko haba hakonje, haba hakenewe rwose ibintu bishyushye ndetse no kuba intoki zawe zitari hanze kugira ngo imbeho ye gukomeza kumwica. Ari kwigendera rero agenda anyuzamo maze agafata urubura akagenda arukinamo nk'umupira. Aba ari mu masaha y'umugoroba nyine, buba butangiye kugoroba, ntabwo haba hakibona neza. Akura telefone mu mufuka rero kugira ngo ahamagare kuko aba amaze kugenda urugendo rurerure, noneho aba atekereje ko yahamagara tagisi maze ikaza kumutwara. Agikuramo telefone ajya akumva atazi uko bigenza rwose, umuntu arayimushikuje. Agihindukira ahita asanga ari abana batatu ariko nyine bari mu kigero cy'imyaka nka 17 baba bayitwaye, bahita bamusunika rero akagwa hasi maze bagatangira kumukura mu mifuka. Ibintu byose afite barabitwara kugeza no ku isaha aba yambaye.
ajya guhaguruka akumva mu mavi ye rwose hababaye kubera nyine ukuntu aba yihonze hasi cyane. Aba bana bahita biruka maze bakigendera dore ko nyine hataba habona. Didier rero uba wakomeretse no ku ntoki agerageza nyine guhaguruka buhoro. Akiri guhaguruka rero birumvikana nyine urubura aba yaguyemo ndetse n'ibindi bintu nyine biba biri hano hasi byose biba byamwuzuye kuri iyi kositime nziza cyane aba yambaye. Akiri kwihungura gusa nyine ubona nta mbaraga afite, ameze nk'umuntu uri gucumbagira. Celine nawe aba ari kuva ku kazi maze agahita atunguka kuri uyu muntu. Akimukubita amaso ahita abona ko rwose uyu muntu akeneye ubufasha uko byagenda kose. Abona ko ashobora kuba yahuye n'ibibazo gusa ntabwo aba azi ngo ninde. Aramwegera rero maze agahita amubaza ati mumeze neza? Uyu rero atarasubiza, Celine mu mutima atangira gutekereza ati uyu nawe nyine ni umwe muri ba basore b'abakire uba wayobeye hano. Ubu ngubu ntabuze ibyo yaje gukora, gusa nyine ntabwo Celine aba azi uyu musore, gusa nyine aba azi izina rya famiye y'iwabo ariko ntabwo aba amuzi. Naho rero Didier ahita yubura amaso maze akareba ku ruhande. Akireba ahita abona ari wa mukobwa yigeze kubona kare mu gitondo, akamwitegereza. Akimureba akabona ari we, ahita amera nk'aho basanzwe baziranye maze akamwitegereza adahumbya. Hashira akanya rero Celine rwose ameze nk'aho agiye no kwigendera kuko yabonaga uyu musore atari kumusubiza, maze Didier agahita amubwira ati banyibye ibintu byose babitwaye ndetse rwose ubu ngubu nta nubwo nzi ahantu ndi. Iyi karitsiye nyine aba arimo kano gace kubera ko aba ari nijoro ntabwo aba azi ngo ari hehe. Celine rero akimara kumva ibi ngibi ahita abwira Didier ati hanyuma rero ntabwo waguma hano hanze ijoro ryose, bwacya nabo babaye barafu. Ntuye hano imbere gatoya, ntabwo mfite ibintu birenze, nta nubwo kandi ari heza rwose, ariko nyine nibura naguha n'isosi ishyushye nkagutekera n'icyayi ugashyuha. Didier yitegereza uyu mukobwa. Kuva yavuka nta muntu n'umwe wari wamugirira neza, nta muntu n'umwe uba warigeze ashaka kumuha ikintu ntacyo amutezeho. Atungurwa rero n'uyu mukobwa udafite rwose n'ibintu by'ikirenga ariko uba wifuza kumufasha atamuzi. Uyu musore ahita atekereza ko mu mwanya washize yari afite amafaranga menshi cyane yuzuye ikofi, ariko nyamara ubu aba asigaye ahagaze nta kintu na kimwe afite, habe na telefone yo guhamagara ngo baze no kumukura hano hantu aba ari. Didier rero ahita abwira Celine ati urakoze cyane, ati nitwa Didier. Naho Celine ati nanjye nitwa Celine. Gusa nyine akivuga ko yitwa Didier ntabwo Celine ahita yumva ko ari wa wundi nyine wo muri wa muryango yanga cyane, kubera yuko aba atavuze izina rye rya famiye kandi niryo zina riba rizwi. Baragenda rero bagera mu rugo, Celine agafungura dore ko urugi rwose atari ngombwa kwirirwa ushyiramo urufunguzo, ararusunika gusa rukaba rwarangije kugeramo imbere. Ruba ari urugi rushaje cyane. Ari gukuramo rero ibyo yari yifubitse ahita abwira Didier ati ni karibu iwacu. Ntabwo nyine ari heza, nta n'ikintu kirenze gihari, ariko nyine ni iwacu kandi iwabo w'umuntu nkeka ko nta kindi kintu kiharuta. Didier rero arinjira aba ari kugenda nyine areba ibintu biri muri aka gasaro. Agasaro kaba gaciriritse cyane karimo udutebe dushaje, ibintu byose bihari nta kintu na kimwe gishyashya kirimo. Gusa nyine akimara kwicara ahita yicara imbere ya ya mafagitire aba yasize ku meza yari ari kuyareba nyine Celine igihe yari agiye ku kazi. Uyu musore rero anagaho ijisho kuri aya mafagitire aba ari menshi rwose arunze hano. Naho Celine ahita amubwira ati reka njye gushyushya isosi maze nkuzanire. Uyu musore akomeza gutangazwa n'ukuntu uyu mukobwa afite umutima mwiza, ukuntu yamwitayeho akamugirira impuhwe atamuzi.
mu by'ukuri aba yumva ari ibintu bitangaje, aba yumva ahari ari n'ibintu bitabaho akurikije nyine ubundi buzima abamo uko biba bimeze. Buri muntu wese agukorera ikintu kuko agufiteho inyungu, ariko we aba atunguwe n'ukuntu umuntu rwose amufashije. Mu kanya gato rero Celine aragaruka afite utubore tuba turimo nyine ya sosi aba avuye gushyushya, ari gutereka kamwe imbere ya Didier. Didier ahita amubwira ati sinzi uko nagushimira, sinzi rwose amagambo nabivugamo. Naho rero Celine ati hoya wikwiriye unshimira, hano nyine niko tubayeho, turafashanya, buri umwe afasha undi igihe akeneye ubufasha. Twebwe ntabwo tumeze nk'aya makaritsiye y'abakire buri wese aba areba inyungu ze, twe hano nyine ni uko tumeze. Didier rero afata ikiyiko agiye gutangira kurya, ariko aba yakonje cyane ku buryo aba ari gutitira intoki akiyora isosi, aratitira maze akameneka ku meza. Celine ntiyihangana, araseka akenda gupfa, atumva uzi yuko umeze nk'ifi ivuye mu mazi, uri gutitira wagira ngo ntabwo ubimenyereye, ntabwo umenyereye ubukonje. Naho rero Didier ati hoya ntabwo rwose mbumenyereye, kubera yuko nakuriye nyine muri iyi karitsiye, ariko nahavuye nkiri umwana muto, hashize imyaka myinshi rero ntongeye kuhagaruka. Birumvikana nyine ubuzima rwose bw'ubukonje bungana gutya narabwibagiwe. Gusa nyine Didier yitegereza ukuntu uyu mukobwa aseka, maze akabona arakeye mu maso, akabona ndetse araseka neza cyane. Bahita rero bakomeza gufata amafunguro, ariko noneho batuje batari kuvugana. Mu kanya gatoya Didier aba asoje nyine kunywa ya sosi, ahita abwira rero Celine ati urakoze cyane, ni ukuri yari iryoshye cyane, noneho ikirenze kuri ibyo nari nkonje, ndumva nibura ntangiye gushyuha. Celine rero ahita atangira kubwira Didier ati mbabarira umbwire neza, ubundi barinze kukwiba, uri kujya hehe iri joro, uri kugenda muri uriya muhanda utamenyereye? Naho rero Didier ati nyine numvaga nifuza gutembera no kureba zino karitsiye. Celine araturika akongera agaseka ati winsesa rwose, kugenda muri uyu muhanda ariya masaha ahantu batakuzi ni nko gufata rwose ibyo wari ufite byose ukabyiherereza nyine abantu b'ibirara ku bushake. Naho Didier ati ntabwo nari nabimenye rwose, sinari nzi ko ari uko bimeze. Celine rero akimuseka ati nyine ntiwashakaga se kureba iyi karitsiye ukuntu imeze, ntiwifuzaga kureba uko uyu mujyi uteye? Ndakeka waba ubonye neza nta gushidikanya. Aba ari kumureba nyine akajya apfunika ari guseka, amuseka ukuntu nyine yabonye umujyi byo kubera ukuntu bamwibye n'ukuntu bamugaraguye hasi. Icyo gihe nabwo aba ari kuvuga, aba agifite rwose ibisebe ku ntoki kubera ukuntu nyine baba bamusunitse hasi maze agakomereka. Mu kanya gato rero Celine ahita ahaguruka akegera amadirishya, aba ari kugenda akubanya intoki nyine kugira ngo yumve ko yazana agashyuhe. Ahita atangira kubwira Didier ati uzi se ikintu gitangaje, aha hantu wicaye kuri aya meza umaze kuriraho, ubu rwose abakire bari ku minsi ibarirwa ku ntoki kugira ngo baze byose bakureho maze batwirukane tugende tutazi aho tugiye. Abakire rwose batigeze bagera hano, batigeze bahakandagira, bahareba gusa ku ikarita y'isi, baba babara amafaranga yabo ndetse rwose batekereza ko ari bo bayoboye isi, ko ibyo bategetse byose bigomba gukorwa. Ubu rwose bari hafi kuzana imashini maze ntumenye ko hano higeze guturwa. Celine kandi ari kuvuga ibingibi nyine amarira aba yamugonze mu maso,
ariko akagerageza kuyahagarika dore ko rwose aba yanga kwerekana imbaraga nke ze. Gusa nyine ikiniga kiba cyamufashe, nyamara Didier nawe rwose uba uri kubwirwa ibi akimara kumva aya magambo n'umubabaro uyu mukobwa afite, ndetse abatekereza ko na bagenzi be batuye aha aribo bafite, aba yumva hariho ikintu kiri kumuca umugongo, aba yumva aya magambo nyine amuremereye, kubera ko ahita atekereza neza yuko ibi byose ari we nyine ubiri inyuma, ari we uri hafi kuza gusenya hano hantu, nubwo atigeze abishaka, ari ababyeyi be nyine bamubwira ko agomba kubikora. Nawe rero ikiniga kiba cyamaze kumufata, ariko aragerageza maze akihangana nyine, agahita abwira Celine ati ubu se witeguye kugenda? Celine ahita amubwira ati isaha n'isaha rwose bazadukuramo hano, baba bavuga ngo zino nzu zacu ngo turi muri risike, ngo turi mu manegeka, ndetse rwose ngo turebye nabi ngo zatugwira, ariko ni ukubeshya, nta kibazo na kimwe izi nzu tubamo zifite, ahubwo nyine barifuza kudukuramo bakazisenya, maze bakahubaka inzu zihenze cyane ku buryo nta muntu n'umwe mu batuye hano wazabasha kwigondera n'icyumba cy'iyo nzu nibura ijoro rimwe. Celine rero uba ufite agahinda kenshi, ndetse rwose wagira ngo abonye nk'umuntu atura ibibazo byose aba afite, ahita akomeza kumubwira ati ababyeyi banjye bapfiriye hano, aha rwose niho mbibukira, ariko ubu harabura gatoya maze bakatujugunya nk'imyanda. Ibi byose rero aba ari kuvuga mu by'ukuri biba biri gukomeretsa cyane Didier, cyane cyane ko aba azi neza yuko ari we wasinye nyine amadosiye avuga ko aba bantu bagomba kuva hano. Gusa nyine ntaba yarabikoze kubera ubugome, aba yarabikoze kubera ko nyine ari inshingano kandi ariko byagombaga kugenda. Gusa nyine ntabwo yari yarigeze amenya abo bantu bari gukorerwaho ibyo bikorwa uko babifata. Uyu munsi nibwo aba abashije guhura n'ukuri nyakuri kw'abari gukorerwaho ibi bintu. Celine rero uba wamaze kubona ko rwose uyu musore nyine nawe ari umukire, ahita amubwira ati ni abantu nyine bameze nkawe b'abakire cyane, batazi nyine ibibazo twe duhura nabyo, baba bafite amafaranga yo gukora buri kimwe, naho twebwe ndakora ukwezi kose nahembwa nkabanza guhitamo icyo gukora mbere, kubera ko amafaranga mpembwa ntiyakwishyura iyi nzu ndetse ngo abe yabasha no guhaha, ubwo mpitamo kimwe nyine ndi bukore mbere y'ibindi. Didier rero uba uri kumva ibi bintu rwose uyu mukobwa akomeza kumubwira, agahinda kaba kamwishe, yubitse umutwe atakibasha kumureba mu maso, dore ko rwose aba yajyaga arwanya iki gitekerezo ariko ataramenya ko bibangamiye rwose ababikorerwa. Icyo rero Celine atari yamenye cya nyacyo ni uko rwose uwo yari ari kuruhukiraho muri uyu mugoroba yari uwa nyawe rwose, kuko ari nawe nyine wari warakoze ibi byose. Didier rero aba yumva yabwiza ukuri Celine, maze akamubwira ko rwose atigeze nyine amenya yuko ari uku biba bimeze. Gusa nanone abitekerezaho maze agasanga aramutse abivuze ukuntu yumvaga yishimiye Celine ndetse rwose bahuje, byahita birangirira aha ngaha. Mu by'ukuri rero ahitamo kwicecekera. Muri ako kanya Celine ahita agaruka maze akicara imbere ya Didier, ahita amubaza ati ariko se tugaruke ku byawe, ubundi wowe wari uri hano ukora iki, ko byanze bikunze nta mukire uza hano rwose agenzwa n'ubusa, aba afite ikintu kimuzanye. Didier rero uyu wari wo mwanya mwiza rwose wo kuba yamubwira icyamugenzaga, ariko ubwoba bwo gutakaza uyu mukobwa yari amaze kumenyana nawe, yifuzaga kuba rwose yumva umubano wabo wakomeza ndetse ukarenga aha ngaha, buhita butuma yiyemeza kubeshya. Ahita abwira rero Celine ati njyewe ntabwo ndi hano ku bwa bizinesi, nk'uko nabikubwiye nyine
muri hano hafi aha ngaha niho iwacu bari batuye, ubwo rero nagarutse nyine kugira ngo nze kureba ibintu bihari maze mbe nabigurisha, ikindi kandi nari nanagarutse kwiyibutsa imibereho yo muri iyi karitsiye, nari nje nyine kongera kwihuza n'uyu mujyi ngo nongere niyibutse ukuntu wari umeze. Celine rero ahita akomeza abwira Didier ati hano nta kintu cyo kwihuza nacyo gihari, kubera yuko natwe ureba tumeze nk'ibiti bihagaze ku mizi yaboze, isaha n'isaha igiti rwose kiba cyagwa. Ubwo rero ntabwo nibaza ikintu cyaba kikuzanye muri uyu mujyi, kubera ko ntakubeshye nta gihe rwose uyu mujyi ufite cyo kuba ugihagaze umeze utya. Didier rero we mu mutima yari ari kwibwira ati nakora iki kugira ngo uyu mukobwa amenye ko rwose ntandukanye n'abantu ari gutekereza, ndetse amenye ko ntari umugome, ntari mubi, nabigenza nte, ni iki nakora? Gusa muri kano kanya nta kintu aba yumva yabasha gukora nyine kugira ngo yemeze uyu mukobwa ko atari umuntu mubi habe na gato. Celine rero uba nyine ubona rwose agahinda kamurenze, Didier afata nyine ikiganza cya Celine kiba kiri ku meza kuko baba bicaye barebana, maze Celine agahita yumva nyine ntabwo rwose azi ukuntu abaye, yitegereza uyu musore akamureba mu maso maze agahita akurura ikiganza cye. Uyu musore rero ahita amubwira ati komera kandi ihangane, ndabyumva ko rwose muri kunyura mu bihe bitoroshye. Naho Celine ati ntabwo wabyumva, wowe nyine wavukiye mu bakire, ibyo kurya birizana ndetse rwose ibintu byose ubibona utarushye, ubwo rero ntabwo wakumva ubuzima tubayemo hano. Iri joro rero Didier arara hano, gusa nyine arara mu ntebe muri salo, maze bakamuha kuvureri yo kwiyorosa. Aba yumva ino kuvureri ihumura nyine mo udusabune duciriritse birumvikana, ukurikije nyine we ibyo yararagamo, gusa nyine aba yumva bimushimishije aha hantu aba araye, amarido adakwiriye ku madirishya neza ku buryo urumuri rw'amatara yo hanze rwinjira muri salo. Araryama rero agasinzira, ndetse rwose uyu munsi asinzira birenze cyane igihe yigeze kuryama mu mahoteli ahenze. Buracya mu gitondo maze yabyuka akumva yaruhutse rwose, akumva ameze neza, ndetse akumva yanasinziriye neza birenze ikindi gihe cyose. Ahita rero abyuka maze agafata inzira, noneho kubera ko haba habona ubundi nyine akajya aha hantu aba agomba kuba ari kurara muri iyo minsi. Aragenda rero agafata nyine amakarita ye ya banki maze agahita ajya guhaha, aragenda akazana agakawa nyine gashyushye, agahaha nyine ibyo kurya, maze agahita aza agakomanga ku cyumba cya Celine, dore ko baba bagisinziriye. Celine rero akangukira hejuru, nawe rwose aba yasinziriye cyane, maze agafungura agahita asanga ni Didier wakomangaga, ahita amubwira ati nari nkuzaniye nyine amafunguro. Celine aratungurwa ati none se wakuye hehe amafaranga? Naho Didier ati kubera ko hari ku manywa, noneho nabashije kubona icyerekezo nyine cya hoteli nagombaga kuraraho, ubwo rero nagiye gufata nyine amakarita yanjye yari yasigayeyo kugira ngo mbashe kubona amafaranga. Gusa nyine nari nje ni ukuri no kugushimira kandi kubera ukuntu waranyakiriye ndetse ukampa n'icumbi, wakoze cyane ubyumve ko ngushimiye. Naho Celine ati nabikubwiye ariko ntabwo ari ngombwa rwose kunshimira, umuntu uwo ari we wese namufasha nk'uko nawe kandi uramutse usanze umuntu ku nzira wamufasha. Guhera rero uyu munsi Didier buri munsi aza kureba nyine Celine, ntabura impamvu amubwira ko yaraje kumureba, rimwe na rimwe yamubwira ati nari nje ngo umfashe nyine kuba namenya ahantu nagurira ibi bintu runaka, mbese aba akunda kuza kumubaza nyine utuntu tw'uduserivisi yamufasha.
maze bakagenda rwose bakamenyerana nyine uko iminsi yagiye ishira, bagenda rero baganira maze bagatangira rwose kujya bisanzuranaho. Nyuma y'iminsi kandi Celine yatangiye rwose kugenda yiyumvamo uyu musore bari bamaze no kumenyerana, wamuganirizaga neza cyane aciye bugufi, dore ko Didier we yari yaramukunze akimukubita amaso umunsi amubona ari mu modoka. Umunsi umwe rero bicaye nyine kwa Celine bari kuganira, Didier ahita abwira Celine ati ntakubeshye nta kintu kinshimisha nko kubona umukobwa wirwanaho nkawe, umukobwa ufunga butu gikomando maze agakora ubuzima bukagenda buhoro buhoro akikemurira ibibazo byose. Njyewe sinzi impamvu mba mbona rwose urenze kure abandi bantu bose nziranye nabo, mba mbona uri umukobwa w'umunyembaraga kandi nyine mba mbona uri umukobwa w'umunyabwenge, urakora cyane, ntabwo rwose njya mbimenyera. Naho rero Celine ahita amubwira ati narabikubwiye nyine ni uku nguku navutse, kubera ko navutse mbona ababyeyi banjye bakora cyane kugira ngo tubeho, ubwo rero nanjye ngomba gukora cyane, cyane cyane ko batanagihari nyine, ubwo ni njyewe ngomba kwikorera nyine ahazaza hanjye, harandeba kandi hari mu biganza byanjye. Bakomeza kuganira rero batuje nyine, ari nako kandi basangira agakawa, ibiganiro rero biragenda bikagera kure. Umunsi umwe rero Didier asaba Celine ko batemberana maze bakajya gusangira nyine, ariko atari hano mu rugo. Celine rero uba umaze kwiyumvamo rwose uyu musore baba bamaze kumenyerana kuko baba bamaranye iminsi, arabimwemerera maze bakajya gusangira. Uyu munsi bagenda bafatanye ikiganza ku kindi, bakagenda bagasangira nyine, ubundi bakicara nyine bakaganira. Didier rero atangira kubwira Celine ukuntu yamukunze ndetse rwose n'ukuntu amwiyumvamo, ko kuva yabaho aribwo bwa mbere yabonye umukobwa maze akamukunda akimukubita amaso. Celine rero uba utarigeze akundana n'umusore n'umwe, dore ko rwose nawe aba yarahoraga yibera mu bibazo bye, ariko kuri iyi nshuro aba yariyumvisemo uyu musore bataba baziranye nyine bakiri batoya, ndetse Celine rwose nta nubwo aba azi nyine ngo uyu musore mu by'ukuri aturuka hehe, ariko aba yaramwiyumvisemo cyane rwose. Ahita amubwira ati ntakubeshye rwose nanjye sinzi uko byagenze kugira ngo ku munsi wa mbere twahuye abe ari we nakubwiye ibintu byanjye byose. Didier rero ahita amufata mu biganza maze akamuhindukiza nyine akamureba, ahita amubwira ati Celine uri umukobwa mwiza ku buryo byoroshye kugukunda, noneho ukuntu ugira umutima mwiza, ukuntu utuje, ntakubeshye umuntu rwose mugihura bwa mbere kugukunda biba byoroshye cyane. Naho Celine ati ariko nawe uri umwana mwiza ni ukuri, ukuntu nyine wantegaga amatwi maze ukagerageza kunkomeza, narabikunze cyane kandi narabyishimiye. Bombi rero bahita bahoberana maze bagahoberana umwanya munini. Iminsi rero yakurikiye wari umunezero rwose hagati y'aba bombi, kubera ko ibihe byose barabimaranaga, buri munsi bagombaga guhura bahurira kwa Celine batembera. Gusa nyine Celine wa mubabaro wose watumaga buri munsi ahora arira aba amaze kuwibagirwa, kuko aba afite nyine umuntu umuganiriza ndetse rwose akamwereka ko nyine ejo ari heza nta mpamvu zo guhora yihebye. Didier rero nawe ubuzima bwa hano buba bwaramuryoheye, ukuntu nyine Celine aba amwigisha gusana utuntu tumwe tumwe nyine tuba twangiritse, dore ko nta mafaranga aba afite yo kujya gukoresha ibikoresho bye iyo byabaga byangiritse. Umunsi umwe rero amazi nyine aba yacitse bari kugerageza kuyahoma, maze igihe rwose Didier yari ari guhoma iyi tiyo ayihoma nabi, maze amazi n'ubundi agakomeza nyine kuva. Celine aramuseka ati ariko se wowe wagira ngo rwose nta nubwo uri kureba aho amazi ari guturuka.
naho rero Didier amazi aba yuzuye mu maso no ku myenda hose, ahita amubwira ati reka ni ubwa mbere mbashije nyine gukoma ikintu cyacitse. Bose rero baraseka nyine ukuntu Celine yabonaga Didier akora ibintu byose nk'utagira ubwenge, kubera ko nyine byabaga ari ibintu atamenyereye, naho Celine wagira ngo yabaga abifitemo experience. Mu by'ukuri ibihe byabo byari bimeze neza cyane. Umunsi umwe rero bwari gucya ari kuri Noheli, maze Celine atumira nyine uyu musore kugira ngo aze bayisangire. Barateguye ibintu rwose byoroheje. Mu buzima bwa Didier niyo Noheli ya mbere yari ariye yishimye, niyo Noheli yamubereye nziza muri Noheli zose yabayeho ubuzima bwe bwose. Yari anezerewe cyane bicaye ku gatapi muri salo, ibiganiro ari byose. Mu by'ukuri urukundo rwabo rwari ruryoshye kandi rwose rugenda rukura umunsi ku wundi. Celine yari amaze kujya yigisha rero uyu musore kugenda ahetse ibikapu bagiye ku isoko, maze bagahaha, uyu musore akamutwaza. Mu by'ukuri yari asigaye nyine wagira ngo ubuzima bwa hano muri iyi karitsiye nibwo buzima yabayemo ibihe byose. Ntabwo yari akiri wa musore uhora mu makositime, yambaraga nyine ibintu biciriritse, ubundi ukabona ari ku rwego rumwe rwose na Celine. Didier kandi ntabwo rwose yajyaga ahwema kubwira Celine ko amukunda ndetse ko amubonamo rwose ubutwari atigeze abona ku wundi mukobwa uwo ari we wese. Naho Celine nawe yakundaga kubwira Didier ko atazi ikintu kimukurura kuri we, iyo bari kumwe aba yumva isi ye ari nk'aho imuri iruhande. Umunsi umwe rero Didier aba yaje gusura Celine, barasangira ku mugoroba, maze Didier yataha agasiga abwiye Celine ko azagaruka mu gitondo, ndetse ko ari we uri bumuzanire ibya mu gitondo, rwose atagomba gufata amafunguro ya mu gitondo ataraza. Celine rero aguma hano nyine, gusa ibyishimo biba ari byose, aba ari gutekereza kuri uyu musore uba umwitaho by'umwihariko. Muri ako kanya rero kubera ko Didier aba amaze gutaha, Celine acana televiziyo kugira ngo yirebere amakuru, gusa ibyo abona kuri iyi televiziyo biba ari agahomamunwa. Ajya kubona akabona umunyamakuru nyine atangiye inkuru avuga iyi karitsiye nyine ba Celine baba batuyemo, ati umushoramari witeguye nyine guhindura iyi karitsiye maze akayigira paradizo, ku buryo rwose izajya nyine ikurura abakerarugendo. Iyi karitsiye rwose izaba ari nziza cyane. Ahita rero azanaho nyine ifoto ya Didier, iba ari ifoto bamufashe kera. Celine agikubita amaso iyi foto ahita amanuka gahoro gahoro, maze akaba yikubise hasi, aba yumva ibi bintu ahari ari nk'inzozi arimo. Arakomeza akitegereza ngo arebe ko yaba yarebye neza, maze agasanga rwose ni Didier bari kuvuga, dore ko noneho baba bari kongeraho nyine n'izina rye rya famiye, agasanga neza ni ya famiye yanga urunuka. Ahita avuga ati hoya, ibi bintu nizere ko bidashoboka, kubera ko rwose ntabwo ibi bintu byambaho, nizere ko ndi kurota, ari inzozi mbi nyine narose, nizere ko biri burangire maze ngakanguka. Gusa arikubita nyine ku matama akirya inzara, nyamara agasanga rwose arakanuye. Uyu mukobwa ahita atangira kurira, ararira cyane agasakuza, kuko aba yumva kwihangana atabishobora, ndetse no kwiyumanganya bitagishobotse rwose muri kano kanya. Atekereza ko umusore yamaze guha ubuzima bwe bwose, umusore yamaze kwiyegurira, yahaye umutima we wose, ari we habura iminsi mike rwose ngo amusohore muri iyi karitsiye yakuriyemo, maze ayisenye yose ahagire itongo. Muri kano kanya rero Celine yari yifubitse esharupe aba yarahawemo impano na Didier, ahita ayikuramo maze akayijugunya hasi n'umujinya mwinshi. Ahita atangira kwitonganya ati umuhungu w'umugome gusa, ikigwari, umubeshyi. Nta gutinda rero ahita afata telefone maze agahamagara Didier. Didier aritaba maze agahita amubwira ati sheri, nari ndi kugutekerezaho nanjye, uzi ko nari natangiye kugukumbura. Naho rero Celine uburakaye cyane ati ceceka, ceceka wa mubeshyi we, wa muhungu we w'ikigwari, umugome gusa, umusore nanga cyane kurenza abandi kuri iyi si.
naho rero Didier utabuze ibyabaye ati ngo iki habaye iki se kandi, naho Celine ati maze kukubona kuri televiziyo uri kuvuga nyine ukuntu uzahindura aha hantu maze ukahagira ahantu heza cyane, ntabwo nigeze menya ko ari wowe nyine uri hafi kuzansohora mu nzu maze ukanshyira ku gasozi, gusa nyine uri umugome cyane, wakinnye n'amarangamutima yanjye, kubera iki wankoreye ibi bintu? Hari ikintu kibi naba naragukoreye ku buryo wakora ibi bintu byose? Naho rero Didier ati ndakwinginze Celine, ndakwinginze mbabarira rwose maze ngusobanurire, gusa Didier nawe acyumva ibi bintu ahaba yarari amanuka ku ntebe gahoro maze agahita yicara hasi, kuko nyine aba yumva rwose bimurangiranye, aba yumva urukundo rw'ubuzima bwe arubuze, dore ko rwose yari asigaye akunda Celine kurenza ibintu byose ku isi, ahita rero yibaza ko rwose batazongera guhura ukundi. Celine ahita amubwira ati umva, ntabwo rwose nkeneye nyine ibisobanuro byawe, warambeshye bihagije, burya wakubeshye rimwe yakubeshya na kabiri, n'ubundi nta kizima wambwira, ibyo waba ugiye kumbwira byose ni ibinyoma, gusa warakoze rwose gukina n'amarangamutima yanjye. Celine muri kano kanya aba yumva rwose agifite amagambo menshi yo kubwira Didier, ati waraje nyine uza gukina n'abakene, winjiye mu rugo iwanjye nkubwira ibyanjye byose nzi ngo ndabwira umuntu, naho nyine nari ndi kubwira umwanzi wanjye. Didier rero akomeza kumwinginga kugira ngo abe yamuha ibisobanuro, ariko rwose Celine nta kintu na kimwe aba agikeneye kumva, ahita akupa telefone kandi nyine amaze no kumubwira yuko atifuza kuzongera kumubona ukundi. Umva ko bavuga ngo abasore ntabwo bajya barira, ntabwo Didier yabashije kwihangana, nta nubwo yabashije gufata amarira kubera ko agahinda yari afite kari kenshi ku buryo umubabaro utari gutuma atarira, yararize ahubwo arira nk'agahinja. Kuva yabaho nibwo bwa mbere yarababaye bingana gutya, uko yishimye nyine ari kumwe na Celine ni nako kandi umubabaro wo kumutakaza wanganaga. Didier rero kwihangana biranga, maze agahaguruka akaza nyine kureba Celine, aho araba yumva ko namusaba imbabazi ari kumureba biri bwemere. Araza rero agakomanga ku muryango, Celine afungura atazi uwo ari we, maze agikubita amaso Didier, umujinya uramwica agashaka gusubizaho urugi, ariko Didier akarusunika nyine maze akinjira, aramubwira ati ni ukuri ndifuza kugusobanurira. Celine ati nakubwiye ko nta busobanuro bwawe nshaka, kubera ko n'ubundi ni ibinyoma, birazwi nyine waje hano ushaka umukobwa w'umukene wo muri iyi karitsiye kugira ngo nyine umukorereho rwose inkuru, kugira ngo uzajye ubona ibyo uzajya ubwira bagenzi bawe b'abakire, ukuntu nyine abakobwa b'abakene bakundana, ukuntu kandi bameze nyine, nicyo wifuzaga ndabizi. Ubwo rero inkuru warayibonye, genda ujye kuyivuga, naho njyewe sinifuza kuzongera kukubona ukundi. Didier rero areba hasi maze agahita abona ya esharupe yamuhayemo impano, uyu mukobwa yayijugunye hasi, ahita abona ko ari ikimenyetso rwose kimwereka yuko ibyabo byarangiye. Celine kandi ahita amubwira ati sohoka nifungire, aramusohora maze agahita akubitaho urugi. Didier rero ahagarara hano imbere y'iyi nzu maze akamera nk'isitati, yitegereza iyi nzu akabona nta mbaraga afite zo kugenda, kuko ababona ari nk'aho ubuzima bwe bwose bugiye gusigara hano. Celine we rero aba yumva yafata nk'inkoni akikubita, aba ari kwibaza atari ku bundi naje kugira intege nke ryari, ko mu buzima nta muntu n'umwe nari narigeze nizera, ni iki rwose uriya musore yakoze kugira ngo mwizere? Agitekereza ibyo rero ararira, noneho amarira akamurenga, kubera ko aba yumva nyine amakosa yose ari kuyigereka ku mutwe, kuba yaramwizeye akamwinjiza mu buzima bwe. Umunsi rero wakurikiye, Celine aba yicaye muri salo, burya rwose iby'urukundo ni ibintu bitangaje, kubera urukundo yari yarakunze uriya musore, n'ubundi yumvaga agitegereje nyine ko azagaruka kumusaba imbabazi, kandi mu by'ukuri yaramwirukanye inshuro nyinshi. Uyu munsi rero
aba yicaye maze umuntu wese yakomanga agatekereza ko ari Didier nyine ugiye kuza kumusaba imbabazi. Byafungura agasanga ntabwo ari we, agahinda kakamwica akibaza impamvu Didier atari kugaruka kandi nyamara ni we uba waramwirukanye. Umunsi wakurikiye rero Celine ajya ku kazi. Umumama nyine baba bakorana aramwitegereza maze akamubaza ati umeze neza? Celine nyine mu guhisha uko ameze ati yego, ariko biba bigaragara no mu maso ye ko atameze neza habe na gato. Atangira akazi rero maze nyuma y'amasaha makeya atungurwa n'umusore winjiye aha hantu aba asanzwe akorera. Ajya kubona akabona Louis, umusore bakundanaga mu hahise, amuhagaze imbere ati Celine umeze neza? Celine agikubita amaso uyu musore ahita yumva abuze ahantu akwirwa, kubera ko uyu musore yari yaramuhemukiye cyane. Niwe watumye atakaza icyizere cyo kwizera buri muntu wese, kuko barakundanye maze uyu musore amwizeza ibintu byinshi, amwizeza ko bazakora ubukwe, amwizeza ndetse ko bazashinga business ikomeye. Nuko nyine uyu musore yabashije gutwara amafaranga Celine yari yarahawe nko ku ndishyi y'akababaro y'ababyeyi be nyine igihe bitabaga Imana. Uyu musore kandi niwe wasize Celine nta kintu namba rwose afite, kuko ibintu bye byose yabijyanye. Uyu munsi rero aba agarutse rwose nkaho nta cyabaye. Uyu musore ahita amubwira ati ubu ngubu noneho nsigaye mfite akazi, wafora se ahantu nsigaye nkorera? Ubu ngubu tuvugana nkora nyine muri ya sosiyete izaza kubaka muri karitsiye y'iwanyu. Ahita amubwira ko nyine anakorera rwose uyu musore nyine Didier. Akivuga ibi rero Celine ahita atangira kwigira hirya amuhunga rwose, kuko aba yumva ari kumutera ubwoba. Aba abizi neza ko nta cyiza cyaba kizanye uyu musore Louis, kubera ko n'ubundi nyine yamubereye umwana mubi. Louis rero akomeza abwira Celine ati numvise ko wowe na boss wanjye Didier ngo mumeranye neza, numvise ko nyine washobora kuba hari ikintu kiri hagati yanyu, ariko urabizi ko atantwarira umugore, kuko niyo mpamvu ngarutse. Naho rero Celine ati hanyuma uratekereza se ko byagenda bite? Utekereza ko nibagiwe ibyo wankoreye? Naho rero Louis ati ariko n'ubundi nyine isi niyo abantu bazi ubwenge n'iy'indyarya, naho wowe nyine ndakuzi ko ufite ubwenge bukeya, ariko ibyo byose ntabwo wakwemera ko umuvandimwe wawe ajya ku muhanda. Niyo mpamvu rero ugomba kuzemera ko nyine njye nawe dusubirana. Ahita yigendera maze agasiga rwose Celine yumva umujinya wenda nko kumwica, kubera amagambo yose uyu musore aba amaze kumubwira n'ukuntu aba yaramuhemukiye mu hashize. Akazi rero gahita kamunanira, kuko ibitekerezo biba byabaye byinshi. Aba ari gutekereza ukuntu nyine Didier yamubeshye, nyamara telefone yose isonnye aba agira ngo niwe umuhamagaye, ariko agasanga si we, kubera ko nubwo uyu musore aba yaramubeshye ariko ni hahandi aba akimukunda. Aba ari kwibaza rero ukuntu nanone Louis amugarukiye, akibaza ukuntu kandi habura iminsi mike ngo babasohore hano hantu maze babasenyere. Byose arabyibaza maze akumva rwose ntabwo afite ikintu cyo gukora, aba yumva bimurenzeho. Umumama rero baba bakorana aramwitegereza maze akabona ko rwose atameze neza, aramubwira ati taha ugende uruhuke, ni ukuri ndakora mu mwanya wawe. Celine rero aramushimira, kuko mu bigaragara n'ubundi rwose ntabwo aba yabasha gutanga serivisi, ntabwo aba ameze neza. Umunsi wakurikiye rero byanze bikunze Celine aba agomba kujya ku kazi, gusa icyo ataba azi ni uko rwose Louis aba yatangiye kumusenya ahereye mu mizi. Agisohoka ahita abona abantu bose bari kumwitegereza, abaturanyi bose bari kumureba, ubona nyine bamusuzuguye, ubona kandi bamurakariye. Nta muntu n'umwe uba wifuza kumuvugisha, n'abajyaga bamusuhuza bose baba bari kumureba maze bagahunga, abandi bakamurebera mu madirishya yabo. Celine rero
ajya kumva ubwoba buramwishe kuko yibaza ikintu cyabaye kiri gutuma bamureba gutya kikamuyobera. Yegera rero wa mukecuru uba ukunda rwose kumusuhuza akamubaza ati mbwira habaye iki, nakoze iki ko abantu bose bandeba gutya. Naho rero uyu mukecuru ahita agenda akazana ikinyamakuru maze agahita akimujugunyira. Celine akigikubita amaso ahita yumva ari nkaho rwose igice kimwe cy'umubiri we kimuvuyeho maze kikagenda. Ahita asanga nyine kuri iki kinyamakuru hariho inkuru ifite umutwe ugira uti umukobwa wafashije umushoramari kugura karitsiye ye niwe umushyigikiye kugira ngo nyine asenye hano ndetse yirukane abahatuye. Uyu mukobwa yabashije kugurisha karitsiye ye ndetse n'abaturanyi be ku mafaranga menshi cyane. Mu nkuru rero baba bakomeza nyine bavuga amazina ya Celine ko ari we mukobwa uri gufasha nyine Didier kugira ngo birukane abantu bose hano. Baba bavuga ko uyu mukobwa yabagurishije kuko Didier yamuhaye sheke iriho amafaranga menshi. Celine akimara gusoma ibi bintu ahita abura ijambo na rimwe avuga maze ameze nk'uwiyongorera agahita avuga ati oya rwose ntabwo ari byo barambeshyera. Gusa nta muntu n'umwe uba uri bumwizere hano kubera ko bose baba basanzwe bamubonana nyine n'uyu musore Didier, nyamara byose ni Louis uba ubiri inyuma. Aba yiyemeje gusenya Celine amuhereye mu mizi. Celine rero biramurenga maze agahita asubira mu nzu yiruka, ahita akubitaho urugi maze ntaba akigiye ku kazi ahubwo nyine agatangira noneho akarira kuko abatekereza ko ahari uyu musore Didier ari we nyine waba wabikoze, nyamara ntabwo biba ari byo rwose. Naho rero Didier ajya kubona akabona ikinyamakuru akabona cyanditse ibi bintu, ahita yumva agize umujinya mwinshi, gusa we ahita amenya uwabikoze. Aba abizi neza ko nyine ari uyu umusore kuko ari we bakoranaga. Abababajwe rero n'ukuntu bamusebeje bamwangirije izina ndetse rwose n'ukuntu none bakomerekeje Celine, ibintu rwose uyu musore yumvaga atabasha kwihanganira. Ahita ahamagara rero abandi bantu baba bakorana maze akababwira ati ndashaka Louis, ndamushaka rwose kandi ntibwire ntamubonye kubera ko agomba kwishyura impamvu yansebereje izina. Uyu musore ngomba kumufungisha uko byagenda kose kubera ko ibintu yakoze ntabwo bibaho, izina ryanjye yaryangije ndetse yabeshyeye uyu mukobwa, yamusebeje mu buryo bugaragara. Ntabwo rero bitinda baramubona nyine uyu musore maze bakamuzana. Bakimuzana rero ikintu cya mbere nyine Didier ahita amubwira ko nyine yirukanwe ku kazi, ubundi polisi igahita iza kumufata ikajya kumufunga nyine kubera kuvuga inkuru zidafitiwe gihamya. Didier rero atekereza ko agomba kujya kureba Celine, nubwo aba yibaza niba yamureka akinjira, niba rwose yakwemera kumuvugisha, ariko nanone aba agomba kugenda akamusobanurira byose. Ikindi kandi ntabwo aba agomba kumureka wenyine muri ibi bihe biba bimukomereye. Ahita rero ajya kwa Celine nta kwitunganya, uko yari ameze nyine abona iyi nkuru ni nako kandi ahita agenda arakomanga. Celine akaza gufungura, atungurwa no kubona ukuntu Didier yaba ameze, imisatsi ijagaraye ubona afite igihunga, aje yiruka rwose. Naho Celine ati uje kumbwira se ko wabashije nyine kunshyira ku karubanda umbeshyera? Naho Didier ati hoya rwose ibyo bintu sinabikora, urabizi ko ntakora iryo kosa, ntabwo nakubeshyera. Didier rero akomeza amubwira ati uwabikoze ndamuzi, ni Louis rwose nta wundi, gusa nyine narangije kumuha igihano kimukwiye, ntuhangayike, ibi byabaye ariko ntibizongera kubaho ukundi. Celine rero abwira Didier rwose ko nyine atakongera kumugirira icyizere ndetse ko rwose atamushaka na hano. Aramubwira ati igendere kubera ko ibiri kuba ntabwo namenya ari nde wo kwizera.
Didier rero aragenda ariko rwose akagenda nyine ari gutekereza, dore ko anagenda n'amaguru, agenda yitegereza ahantu hose bakundaga kunyura, ahantu bajyaga gusangira agakawa ndetse n'ahantu bakundaga nyine gusohokera bagaseka bakishima. Ababonye rero ko ibi bintu uyu munsi byose bishobora kuba bigiye ubutazagaruka, gusa nyine ari kugenda atekereza, mu mutima we hahita haza igitekerezo ko rwose agomba guhitamo hagati y'urukundo ndetse n'amafaranga. Ahita rero afata umwanzuro nta kubitekerezaho rwose kabiri, maze agatekereza ko agomba kutareka urukundo rwe rumucika, ahubwo nyine ibyo yari arimo akabivamo. Ahita agenda yihuta rero, maze akajyaho nyine gurupe ya papa we iba ikorera, aho nyine abo bagomba gufatanya uyu mushinga wose baba bari gukorera, maze agahita yinjira. Akinjira bahita bamubaza rero bati ko wari wakererewe inama? Ati n'ubundi ntabwo nje mu nama, ahubwo nari nje rwose kubabwira yuko uyu mushinga umuhagaritse utagikomeje. Mushiki we rero ahita amubaza ati ngo iki? Numvise neza ngo uyu mushinga ngo uhagarare, wasaze se cyangwa uri muzima? Waba wanyweye ibiki? Naho rero Didier ati ibyo ndi kuvuga nabitekerejeho neza, uyu mushinga ugomba guhagarara, ntabwo rwose ntiwukomeje. Naho mushiki we atari ko wibuka yuko ababyeyi bagusabye ko rwose ugomba kubikora? Ni gute se wafata nyine bizinesi z'umuryango maze ukanga gukomeza kuzikora kugira ngo zaguke? Ibyo bintu se birashoboka? Naho rero Didier ahita amubwira ati guhera uyu munsi nta kibazo rwose, mumfate nk'aho ntari uwo mu muryango wanyu, izina ryanyu rya famiye murigumane, n'ubundi guhera na kera kose nahoze rwose ntakunda ibi bintu. Gusa kuri iyi nshuro noneho mfite impamvu zigaragara zituma rwose ntagishaka gukomeza uyu mushinga. Kubera iki muri kuwutegura mutigeze mutekereza abantu baba hariya muri iriya karitsiye? Kuki mutigeze mutekereza aho bazajya? Ntimwigeze mutekereza ku buzima bwabo? Icyo mwatekerezaga gusa yari amafaranga yanyu n'ubukire bwanyu. Naho mushiki we ati none se ubundi urumva ubuzima bw'abakene butureba? Ibyo se turabishinzwe? Icyo dushinzwe nyine ko ari uko rwose ubukungu bwacu bugenda buzamuka. Didier rero abwira mushiki we ati impamvu ntacyo bikubwiye nuko nyine nta mutima ugira. Naho jyewe bari abantu naganiriye nabo, numvise agahinda kabo, umubabaro ubagaragara ku maso, numvise kandi inkuru zabo. Guhera uwo munsi rero nafashe umwanzuro rwose wo kubihagarika. Didier rero ahita yisohokera nta rindi jambo avuze, ahubwo agahita ababwira ati mugumane nyine uwo mukiro wanyu ndetse n'amafaranga yanyu. Umunsi rero wakurikiye inkuru nyine ibyuka yabaye kimomo, nta kindi kiri kuvugwa uretse umusore w'umukire cyane wabashije rwose gutakaza amafaranga menshi mu mushinga bari bagiye gukora wo kubaka amahoteli, ndetse impapuro zose zavugaga ko nyine bagomba kuhasenya bakahubaka yamaze kuzicagagura. Baba bumiwe rero ukuntu yacagaguye nyine aya mamiliyoni, dore ko biba bibarwa rwose nk'amafaranga, ndetse ko yamaze kwandikira akarere akagasaba ko kasubiza ubu butaka ba nyirabwo. Abantu bose baba bumiwe, ni ubwa mbere baba bumvise ibintu nk'ibi mu buzima by'umukire wisubiraho rwose, maze agasubiza nyine abakene ibintu byabo. Inkuru rero iragenda ikaba kimomo nyine muri ya karitsiye, maze abantu bose bagatangazwa n'icyemezo uyu musore yafashe. Muri aka kanya rero ikintu cyonyine Didier aba yifuza ni ukubona uyu mukobwa aba akunda cyane, aba yumva nta handi umutima uri uretse kuba yabona Celine. Ahita aza rero kumureba, araza agakomanga. Celine uba wicaye mu nzu yamaze kumenya aya makuru neza, akibaza niba ari aya nyayo cyangwa atari aya nyayo. Yumva rero Didier yakomanze, dore ko rwose iyo yakomangaga ataranamureba yahitaga amenya ko ari we. Ahaguruka ajya gufungura, maze Didier agahita amubwira ati nkuzaniye ya migati ishyushye ukunda.
Celine rero ashaka nko kumubwira ati subirayo, ariko bikanga kuko nawe aba yumva amukumbuye ndetse amukeneye mu buzima bwe. Noneho n'amakuru aba amaze kubona, aba rwose yumva atangiye kuruhuka mu mutima. Didier ahita amubwira ati ntabwo ariyo yonyine nari nkuzaniye. Akora nyine mu gikapu yari afite, maze agakuramo akavaze kaba karimo rwose ururabyo rwiza cyane. Ahita amubwira ati ngaruye imizi hano mizima, imizi itaboze, dore ko wambwiye ko hano nyine mwese muba mumeze nk'igiti gihagaze ku mizi yaboze. Kano kanya ndifuza ko noneho buri muntu hano muri iyi karitsiye wese ahagarara ku mizi mizima, maze agahagarara yemye. Naho rero njyewe imizi yanjye ni wowe, niyo mpamvu ngarutse hano. Ndashaka kukubwira yuko ibyo kubaka hoteli hano narangije kubihagarika, byarangiye rwose, mugumane ubutaka bwanyu. Ababyeyi banjye bo barangije kunca mu muryango, bari kumbwira ko ndi igicucu ndetse ntacyo nzigezaho. Icyo batazi ni uko ubuzima bwanjye buri mu biganza byawe, kubera yuko ubuzima bwanjye bwatangiye umunsi nahuraga nawe. Akivuga ibi rero Celine biba byamurenze, amarira aba yatangiye kuza. Yakira ka kavaze karimo rwa rurabyo, maze akaruhobera akarushyira mu gituza cye. Akomeza rero gutekereza ku by'uyu musore aba ari kumubwira, dore ko aba ari inkuru nziza atigeze yumva na rimwe mu buzima bwe. Celine rero mu kiniga cyinshi ahita amubaza ati koko se ibyo byose wabikoze? Naho Didier ati nabikoze byose, kandi ntabwo nabikoze kugira ngo umbabarire, kuko niyo wambwira ko tutazongera gukundana, ikintu kimwe wamenya ni uko rwose uri ubuzima bwanjye kandi ngukunda n'umutima wanjye wose. Celine rero emosiyo ziba zamwishe, ahita atera intambwe maze agahobera uyu musore. Aramuhobera akanga kumurekura. Bahita binjira mu nzu rero, maze bakajya kuganira, dore ko rwose bose baba bakumburanye. Uyu munsi kandi Didier aba yaje yambaye ibintu biciriritse cyane, nta za modoka zo mu bakire aba yazanye, mbese wari umusore uciye bugufi cyane, ku buryo rwose uba ubona nyine ameze nk'aho yaba ari umwe mu baturanyi ba Celine. Umunsi rero wakurikiye, karitsiye yose ibyuka noneho yahinduye ibitekerezo. Noneho bose baba bameze nk'aho bari kuramya Celine, kubera yuko baba bamenye ko ariwe watumye basubirana ubutaka bwabo, ndetse rwose bakaba batekanye batazabirukana hano hantu. Bose baba bashaka kumuvugisha no kumusaba imbabazi kubera ko bamufashe nabi. Gusa nyine Celine ntabwo yari umukobwa ugira inzika, ndetse yari abizi ko ibyabaye nawe byari kumubabaza. Ubwo rero nta n'umwe yari yarenganyije kuba bamurakariye. Ku mugoroba rero Celine arasohoka, maze agahura na wa mukecuru nyine baturanye. Ahita amuhamagara ati ngwino hano. Celine aramwitaba, maze bakicarana ku rubaraza nyine aho. Uyu mukecuru ahita amubwira ati mwana wanjye rero, uriya musore nari mbizi ko ari we wawe kuva ku ntangiriro. Njyewe rwose nari nkwizeye, ndetse nari mbizi ko ibivugwa byose bitari byo, kubera yuko uriya musore ndamuzi guhera mu bwana bwe. Kera nyine nakoraga mu rugo iwabo. Uriya musore yari umwana mwiza cyane, yari atandukanye n'abavandimwe be ndetse n'ababyeyi be. Umunsi umwe rero hari umuntu wakoraga nyine muri jaride y'iwabo yarwaje umwana, nta bwishingizi yari afite na bumwe. Yabibwiye rero papa wa Didier, maze papa wa Didier amubwira ko nyine bitamureba ndetse rwose atari ikibazo cye. Didier rero igihe yabimenyeye yibye amafaranga papa we, maze ajyana uyu mwana kwa muganga. Yamurayeho ijoro ryose kugeza igihe muganga amubwiriye ko ameze neza. Papa we rero abimenye yaramukubise hafi kumwica, ku buryo yari afite ibikomere mu mugongo by'inkoni. Ni njye wamufashije maze nkamushyiriraho umuti kugira ngo ibyo bikomere bikire.
Uwo munsi rero yambwiye ko rwose yahitamo gukubitwa inkoni niyo zaba ziruta izi ngizi, ariko aho kugira ngo abone nyine umuntu apfa amureba kandi afite ubushobozi bwo kuba yamukiza. Celine rero akimara kumva ibi bintu byose, amarira aba ari kubunga mu maso, atekereza nyine ukuntu uyu musore yari umwana mwiza guhera ku ntangiriro, byose rwose ibyo bamubwiye bitari ibya nyabyo, ko rwose uyu musore atigeze nyine ashaka gusenya aha hantu. Uyu mukecuru rero akomeza amubwira ati ndakubwiza ukuri, ntuzigere rwose ureka gucika, ntuzamutakaze kuko afite umutima mwiza cyane, ntaho ahuriye n'abo mu muryango we. Uyu munsi rero Celine nibwo amenya ko rwose icyemezo yafashe cyo kubabarira uyu musore cyari icyemezo cya nyacyo kandi agomba kugikomeza. Kano kanya rero Celine ahita atangira no gutekereza ku bihe byiza byose yagiranye n'uyu musore. Iminsi rero yakurikiye umubano wa Celine ndetse na Didier ugenda rwose urushaho kuba mwiza. Umunsi umwe rero Didier yicaza Celine maze akamubwira ko afite igitekerezo yifuza kumugezaho. Celine rero amutega amatwi maze Didier akamubwira ati ndifuza yuko hano hantu twareba nyine amazu ashaje kurusha ayandi maze tugatangira kuyasana. Ikindi kandi ndifuza ko twazahubaka inzu y'imyidagaduro maze abana bo muri iyi karitsiye bafite impano bakajya babona ahantu bazigaragariza. Ikindi kandi ntekereza ni uko twazakora jaride nziza cyane ku buryo nyine abantu bazajya bava kure maze bakaza kuyitembereramo. Ndifuza ko nyine twahakora udukorwa tuzatuma nyine hagira iterambere kandi bikagirira umumaro abahatuye. Celine rero aramubwira ati none se ibyo bintu ko bisaba amafaranga menshi twayakura he? Naho rero uyu musore aramubwira ati humura, njyewe rwose nakoze nizigama, mfite amafaranga, ntugire ikibazo rwose, byose tuzabikora kandi bizagenda neza. Celine rero arishima cyane maze bagatangira kubibwira nyine abaturage ba hano, bose bavuga ko bazatanga umuganda maze bakajya bakora ibyo bashoboye kugira ngo iki gikorwa kigende neza. Batangira rero kugenda nyine bavugurura izi nzu ndetse abahatuye nabo bagakora nyine kugira ngo be no gutanga amafaranga menshi. Ya jaride barayitera maze n'aha hantu nyine bakahubaka haba hazajya habera imyidagaduro. Umunsi rero wo gutaha ya nyubako uragera, baba batumiye nyine abantu bo muri iyi karitsiye bose, ufite icyo azi wese aba yaje, abazi gucuranga, abazi kubyina baba bahateguye kandi neza cyane. Ibi birori rero biba birimo nyine na Celine birumvikana ndetse na Didier. Abaturage bose ba hano rero ibyishimo nyine biba ari byose, nta rindi jambo na rimwe baba bari kuvuga uretse gushimira Didier. We rero aba ari kubabwira ati mwishimira rwose, ahubwo mujye mushimira Celine, we wanyinjije mu buzima bwe, kuko iyo ntaza guhura nawe ntabwo mba naramenyanye namwe. Ibyishimo rero biba ari byose, abantu baridagadura maze nyine ibirori byajya kurangira hajyaho rero umwanya wo kuvuga ijambo. Didier rero arahaguruka maze nyine akajya kuvuga ijambo, abwira rero Celine ko agomba kumuherekeza maze akavuga ijambo amuri hafi. Didier ahita atangira avuga ati uyu munsi ni umunsi ni ukuri w'ibyishimo kuri buri muntu wese. Ati kandi nyine ikintu kinshimishije ni ubwa mbere nkoze igikorwa gifitiye abandi bantu akamaro kurusha uko njyewe cyaba kikamfitiye. Uyu munsi ntewe ishema no kubona umunezero mufite mwese hano. Gusa nyine ndashaka kubanza gushimira by'umwihariko umukobwa w'igitangaza, umukobwa utandukanye n'abandi bose, umukobwa wantwaye umutima,
umukobwa watumye mpindura ubuzima, umukobwa kandi watumye menya ubuzima bwa nyabwo, umukobwa watumye menya umunezero wa nyawo uwo ari wo, umukobwa watumye nseka, umukobwa watumye nishima, ndetse umukobwa watumye ndeka byose maze nkabaho ubuzima bwanjye bwa nyabwo. Ahita rero ahindukira maze akareba Celine. Celine nyine birumvikana nawe nyine aba ari gutangazwa n'amagambo uyu musore aba ari kumubwira, biba biri kumukora ku mutima rwose. Didier rero ahita abwira Celine ati Celine, ndagukunda mbivugiye imbere y'abantu bose, nizere ko usanzwe ubizi ko ngukunda kandi cyane. Gusa ubu rwose ibyishimo mfite uyu munsi ni wowe mbikesha. Didier rero ahita ashyira ivi hasi, agakora mu mufuka, agakuramo impeta, maze agahita amubwira ati umukunzi wanjye kandi umukobwa w'inzozi zanjye, ndifuza ko rwose wambera umugore, ati sinabaho ntagufite, ni wowe munezero wanjye kandi ni wowe wanyeretse ubuzima, ndifuza ko rero iyo nzira twakomeza kuyigendanamo, ndagukunda cyane, ndakwifuza iruhande rwanjye. Celine n'ibyishimo byinshi ahita amubwira ati nanjye ndagukunda cyane kandi rwose ndifuza ko twagumana. Aramuhagurutsa rero maze bagahoberana, abantu bose bari bahari hano bakoma mu mashyi, ubundi nyine bagatangira guserebura iyi fiyansaye, ibyishimo biba ari byose. Nyuma y'ibi birori rero Celine ndetse na Didier bataha nyine bafatanye mu kiganza. Didier ari kubwira Celine ati nibuka umunsi wa mbere duhura, ati mba mbyibuka nkaho rwose ari ejo, nagukubise amaso uri kugenda maze amwereka n'ahantu yari ari kugenda. Guhera uwo munsi umutima wahise umvamo maze ntangira kugutekereza kandi ntakuzi. Kubw'amahirwe rero ibintu byikoze, ni nawe wantabaye ibintu rwose ntari nigeze ntekereza. Gusa nyine ndagushimira kubw'ibintu byinshi, ndagushimira kuba warankunze, ndagushimira kandi kuba waraje mu buzima bwanjye kuko wahinduye byinshi. Celine ati ahubwo ni njyewe kugushimira kuko wahinduye byose byerekeranye n'ubuzima bwanjye, wampaye umunezero, ubu ndaseka ndishimye ndetse nongeye kugira icyizere, nta wundi nakigiriye utari wowe. Bahita bongera rero bagahoberana bibereye mu nzira maze bagasomana. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje, mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.